kuba wakena ntabwo bivuze ngo ni hari abandi bari gushima Imana ko Imana batabaye. Kuba wasenya ntibivuze ngo ni hari abandi bari kuvuga ko Imana ibubakiye. Kuba wabona urubyaro ntibivuze ko hari abandi batari gusaba urubyaro, barahari. Ahabona TV twagarutse rero bakunzi bacu, bakamabwira ngo ni Musasa Gasambi, tubabwira ibintu byiza. Umukozi w'Imana akora mushatse twaramubuze, badumaze iminsi tumuhiga amaze iminsi mu masengesho, kenshi na kenshi ko abakozi b'Imana cyangwa abaprofeti bakunda kuza kuri kamera Imana yavuze. Twakwakira umukozi w'Imana. Murakoze, Imana bamugisha. Muri Imana bane nawe twese muvanga. Umeze neza? Ndakumenya. Muse ntacyo Mwuka w'Imana yakuntumyeho. Yewe wowe bikomeza ugende neza, imbere yawe ni heza. Amen. Uve mumbesheje umugisha. Haleluya. Hanyuma ndabona umeze neza. Arayisara umuntu warakoze subscribe, reka tangire umwibwira amazina yawe kugira ngo twinjire mu kiganiro neza. Amazina yanjye ni Prophet Emmanuel nk'ibisanzwe. Prophet Emmanuel, umusore n'umugabo ari ku isoko cyangwa arivuyeho? Ya, tu umusore. Uri ku isoko? Ndi ku isoko ariko ndi ku isoko. Uri ku isoko ariko kuyo ni isoko. Urumva isoko niba bavanamo amavuta. Hari isoko ryo kugira ngo uhure n'umuntu. Isoko ari ryo bahahiramo ibyo kurya. Baguha ariko da. Baguha da. N'indi ibiribwa. Ese ntukeneye kugira ngo wuzure imbavu zawe zuzure? Nibyo ntabwo zuzuye, ziracyaburamo rumwe. None ariko anyway bizakunda. Ya, ni byiza cyane. Mwari mumeze neza, mwari mukomeye. Hanyuma rero uri ku isoko cyangwa ubwo uri gushakishwa, bamutange nimero wakintu. Tanga nimero. Ariko mwana tanga nimero se nyine. Mukobwa nawe. Oya, turavuze ngo bamutange nimero kuko ndabizi neza ko ahangaho hageze kuri izi kamera zacu. Ufite iyerekwa Imana yaguhaye kugira ngo tutaza kwibagirwa. Bikanye nimero tazitanze, batanga nimero. Nomero ni 078 32 62 21 078 32 62 21. Urakoze cyane. Hanyuma ka twakira wanzitanyira usenya Imana rero kugira ngo twinjire mu kiganiro. Mana nziza, Mana yera, Mana ikomeye, Imana yabanye natwe mu gihe nk'iki ngiki. Imana ya Isaka na Yakobo, Imana imenya igihe cy'umucyo ikamenya n'igihe cy'umwijima, Imana ibera hose icyarimwe, Imana y'urukundo, Imana y'imbabazi. Henedra imando ya sire tutaya bene saso mazene kutaya bene fo. Rezo paya kidemando ya sika, turakwinginze. Nyemerera amazina yacu yibagirana kakanya, ahubwo hagaragara izina ryawe. Kubera ko twebwe turi amazi ameneka nayorwe, turi umukungugu, turi ivure tumukanire fatike, tukubera igikoresho wikorere. Ngaho byemeze kandi ubikomeze ni mu izina ryawe Yesu, amen. Hanyuma rero mwari mumeze neza, Mwuka w'Imana arabarinze. Hari benshi cyane biganya kuri mimi bamwe gusenga muvuga. Ese muhumishe mubyumva gute? Ese ubundi iteka n'iteka iyo umuntu atazi iyo ujya kurebya abona ko wayobye. Bivuze ngo yarayobye. Buriya reka dufate nka ubundi isituwe n'abantu babiri. Isituwe n'umukiranyutsi n'umunyabyaha. Hanyuma iyo umunyabyaha arebye umukiranutsi abona ko ibyarimo uwo mukiranutsi yayobye. Hanyuma n'umukiranutsi iyo yitegereje umunyabyaha, iyo amurebye abona ko yageze gute ayobye. Riri teka n'iteka izo mpande ebyiri, iyo umuntu atazi aho ujya abona ko wayobye. Yes, reka tukwakire rero hanyuma utugezeho iyerekwa Imana imaze iminsi yaraguhaye. Ni karibu, sinongera kuvuga rwose. Ya, Imana ikumera umugisha. Iyerekwa riragira ati abantu mugomba kuba maso. Ugomba kuba maso bitandukanye
nuko mwani muri maso. Iyo tugeze mu gihe cy'iminsi mikuru, nicyo gihe cyane cyane habaho ibintu bikomeye bitandukanye n'indi minsi. Kubera iki? Hari igihe imiryango iba yishimiranye, ni ukuri ikundanye mu buryo bukomeye cyane. Hari umuryango wishimiranye, abandimwe bishimiranye, ariko ku bw'iminsi mikuru yagera ugasanga umuntu arishimye arengeje ikigero, akoze ibitandukanye n'ibyajyaga biba. Ugasanga ibyo bintu bibaye bitewe n'ibyishimo agize, akoze icyo kintu Satani agize gute? Acyuririyemo. Hanyuma iyo acyuririyemo byanga byakunda haboneka ibibi, haboneka ibibi bitari byiza, bitabesheje icyubahiro umuryango wawe ndetse n'abawe ndetse n'Imana. Bivuze ngo iyi minsi mikuru igeze, haboneka ibintu bibi. Nari mvuze ngo rero mube maso, mube maso, ukomeze. Ntabwo mbujije abantu kwishimira iminsi mikuru, ariko muyishimire mufite ubwenge kandi mugende neza, mwitwararike. Hanyuma nimumara kwitwararika, ni ukuri iyemeye ko mutangira uyu mwaka mukaba mugiye kuwusoza na 2025, nayo muzayirangiza amahoro, kuko uriya ni umwaka w'impinduka, ni umwaka Imana ije kwimikira amavuta mu yandi, ni umwaka Imana ije gukenyeza aboroheje, ni umwaka Imana ije gukenyuruza abakomeye. Nina. Kubera iki? Abantu Imana yarabahaye bamwe muribagirwa, kandi siko byakagenze. Iki nicyo cyatumye Yesu Kristo yambura icyubahiro cye, araza. Genda musoma amateka. Yesu ageze ku isi, ahantu hambere yabanjije kuvukira, yavukiye mu kiraro. Abakomeye ntabwo ari bo babanje kubona Yesu, ahubwo abamubonye bwa mbere ni abashumba. Yavuze ngo waba uri umukire uzapfa, waba uri umukene nawe uzapfa, ariko se ko upfuye upfanye iki? Abantu mube maso. Igitumye mbivuze ni ikihe? Ari umuntu ucukura amarimbi bahambamo abantu, ajya gusenga akabwira Imana, akayibwira ngo mfite umuryango warawumaye kandi ugomba kurya, kandi ugomba kurya ari uko nacukuye amarimbi. Aho hari umuhungu, umuntu ukora isanduku zijyamo imirambo, nawe ajya gusenga asaba Imana ati wampaye umuryango kandi ukeneye kubaho,
kandi urabaho ari uko amasanduku yageze gute, yagurishijwe, yabonye abakiriya. hanyuma rero nari nshatse kuvuga ngo nta rwego wageraho utakenera Imana. nari nce kuvuga ngo ibyo wakishingikiriza byose ni ubusa. abantu mureke kwishima ngo murenze ikigero, mureke gutandukira, mureke gutakariza Imana icyizere, ahubwo mwegere Imana, kuko uyu munsi wabonye ni we wawe, ejo ntabwo hazi, ejo hazwi n'Imana, wowe uza aharangiye. Yobo avuze ijambo rikomeye mu bice 28 aravuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Mwaka 2025 ni umwaka urimo ibintu bikomeye cyane. mugiye gutungurwa n'abantu mutari muzi, ijuru ribatwikuruye. mugiye gutungurwa n'abantu mwari muzi ko ari inyangamugayo, Imana igiye gushyira ibyo bakorera mu bwisho ku karubanda, kubera ko barabwiwe, barigishijwe, ijambo bararizi, ariko barigize ndabimenyereye. hanyuma mwongere mutungurwe n'abantu mwabonaga ko ari inzahare, Imana igiye kubagirira neza. mwongere mutungurwe n'abantu bari mu byaha, bagiye kwihana bakakira agakiza, Imana ikabakoresha iby'ubutwari. mwongere mutungurwe n'abantu Imana igiye kwanika, kandi ndi mu mwuka w'Imana, uko niko Imana yambwiye ndi gusenga. rambwira ngo dusengeshe umwuka iteka. imereza ijambo riri muri Matayo ibice 7:24 ivuga ngo umunyabwenge henadrayi mandoya sika tutaya bine sasomazene kutaya bine. avuga ngo dore umunyabwenge ni umuntu wubatse inzu ye ku rutare, imivu izatemba, umuyaga ube mwinshi, n'ihengeri ikubiteho, ariko kuko yubatse inzu ye ku rutare nta kintu izaba, imivu izakubitaho, ariko inzu ikomeze ihagaze. mbese uri hehe? hanyuma umupfapfa ngo yubatse inzu ku musenyi, ngo imivu ihageze isenya ya nzu. bishatse kuvuga ngo iki? bishatse kuvuga ngo waba worohejwe nimugoroba ukaba ukomeye, waba unakomeye nimugoroba ukaba worohejwe. ntabwo mu masikariye atandatu agize inyubako ntabwo hagora isikariye ya nyuma, ahubwo hagora isikariye ya mbere. kandi si igitangaza yuko wahera ku ya mbere ukazamuka ukagera ku ya nyuma, kandi nanone ushobora kugera ku ya nyuma ukongera ugasubira hasi. rero mube maso, uwasengaga rimwe asenge kabiri. mureke kwishima ngo murenze ikigero. ntabwo mbabujije kwishima, ntabwo Imana yanze ko mwishima, ariko mureke kurenza. uwasengaga rimwe asenge kabiri, uwasengaga kabiri asenge gatatu, uwasengaga gatatu asenge kane. kubera iki? ni umwaka 2025 Imana ije gutanga ububyutse.
ni umwaka Imana ije kwimikira amavuta mu yandi. Yesu yaravuze ngo nzagendana n'abihuta. Abasinziriye mu bihorere, njyewe nzagendana n'abihuta. Aravuga ngo mubabwire abemera mubatureho amagambo, mubabatire, abatemura mubareka. Bishatse kuvuga ngo Yesu aracyafite inshuti z'inkoramutima. Hanyuma iyi minsi mikuru mube maso. Yabwiye Yeremiya ambwira ngo ndabaza ndagutabara, nkwereke ibiruje bikomeye utamenya. So musengeshe umwuka iteka. Uzi ko gusenga k'umukiranutsi kujya kugira umumaro iyo yasenganye umwete. Gusenga kw'abayuda kwazanye igisubizo mu bayuda. Gusenga kwawe kwakura urupfu mu muryango wawe. Gusenga kwawe kwaguhereza agaciro aho utari ufite agaciro. Gusenga kwawe kwakugira umuntu ukomeye. Nukuri gusenga kwawe, Salomo yaranditse. Salomo ni umugabo w'umunyabwenge w'umuhanga Imana yahaye ubwenge. Arandika mu bice 11:8 aravuga ngo umukiranutsi umwe Imana imukiza amakuba. Umukiranutsi ajya abasha gutorera mu itongo ry'uwavuze ngo nabeho. Kuba ukiranutsi, wowe ukiranutsi wahesha igihugu amahoro. Nimusenge muve mu rujijo, mwegere Imana. Nibyo ibyishimo birahenda, ariko nubwo bihenda mugire igarukiro. Mwibuke ko Satani yamanukiye kuza gutandukanya umwana na nyina. Yaje gutandukanya umwana na se. Kubera iki? Aho turi kujya ahazi kuturusha. Ibyumba bigize ijuru byose arabizi. Hanyuma nawe yoherejwe hose arahazi, kandi afite amakuru y'uko agomba kuzarimbuka. Hanyuma igihe azarimbukira ntago akizi, ariko azi ko azarimbuka. Ariko nawe yihaye intego yo kuvuga ngo nindimbuka sinzarimbuke njyenyine. Ashaka abo bazarimbuka. Namana kugira hunga Satani, kuko ntakiza kwifuriza. Egera Imana. Narwego nabivuze, iyo wegereye Imana nayo irakwegera. Icyo utindanye nacyo usa nacyo. Nta muntu wakoreye Imana uzigera wikorera amaboko. Ubuzima budasenga nta shusho buba bufite. Gusenga ni intwari itaboneka ariko ikora ibiboneka. Mureke kwishima, si igitangaza. Nukuri kuyamamagaye. Nutaha muri materinite bazaba barimo barabyaza abandi babyeyi. Niwe mucunguzi w'ubugingo bwawe. Agakiza gukorera Imana bigufitiye inyungu none ndetse no mu bihe bizaza. Bano musenge, nudasenga ntago Imana izabura ibiyiramya n'ibiyihimbaza. None kambabwire iri jambo muzumva. Biravuze ngo Yohana yohereje abigishwa ngo bagende babaze Yesu nimba ari we yavuze uzaza.
cyangwa bazategereza undi. Yesu yamusubije ngo nubwo ngo mugende mubabwire ngo mubwire Yohana ibirema biragenda impumyi zirahumuka. Kandi mu by'ukuri uyu Yohana ni mubyara wa Yesu. Uzi ikintu Yohana yarabivugiye? Yaravuze ngo ubwo ndi mubyara we ntamenya ko mfunze ari buze kumfungura nimba ari we koko. Ariko Yesu aramubwira ngo sinkwangwa nuko ufunzwe. Icyari kumbabaza iyo uza kuba ufunzwe no mu mwuka, ariko kuba ufunzwe no mu mubiri ibyo ntabwo binkanga. Bishatse kuvuga ngo ntabwo Yesu akangwa n'ibigeragezo uri guhura nabyo, ahubwo afitiye ikibazo ubugingo bwawe kuki uri kubikoresha ubudakwiriye. Rero kuba warwara ntabwo bivuze ngo ntabwo bivuze ko hatari abandi bari gushima Imana ko ibakijije uburwayi. Kuba wakena ntabwo bivuze ngo hari abandi bari gushima Imana ko Imana ibatabaye. Kuba wasenya ntibivuze ngo hari abandi bari kuvuga ko Imana ibubakiye. Kuba wabona urubyaro ntibivuze ko hari abandi batari gusaba urubyaro, barahari. Yesu ari mu ngeri zose, ari impande n'impande. Kurari iwacu ku Gasave ijya ivuga ijambo rikomeye ikavuga ngo umugongo wa Yesu ni mugari, uwemeye wese Imana iramuheka. Iheka abasaza n'abakecuru, iheka abakobwa n'abasore. Umugongo w'Imana ni mugari, uwemeye wese ukamwemerera Imana iraguheka. Mureke gutinda ku by'isi. Yesu yavuze ngo ngiye kubategurira. Ibyo ngiye kubategurira hariyo amazu. Avuga ijambo nakunze, aravuga ngo iyo yaba bidahari njyewe mbansize mbibabwiye, ariko birahari. None bene data, aka kamanyu k'umutsima aka turi kubona akangaka turimo muri katubuza kubona ijuru. hanyuma ntiramutse ngo ubwire ngo ukeneye gusengerwa, katubuza kubona mu maso y'Imana. Nukuri mube maso. Mube maso, musengeshe umwuka iteka. Imana yavuganye nanjye ijambo rikomeye irambwira ngo nubwo iminsi mikuru igiye kuza, abantu mureke kwishima cyane ngo murenze ikigero. Mwibuke ko Satani yaje gutandukanya abari bameranye neza. Abantu muri maso, musenge musenge musenge, mwongere musenge, mufatiriye. Kandi iyi minsi mikuru muyakuremo amasengesho. Mufate imiryango yanyu, abana banyu mubateranyirije mu cyumba musenge, kuruta uko mwasengaga mutanga ibitambo byo kwiyiriza. Muhereze Imana. Yesu yaravuze ngo umudayimoni nk'uwo nguwo nta kindi kimukuraho, yakurwaho no kwiyiriza no gusenga. Musenge mubabazo, kandi nta nubwo ndi burenga ngaha njyewe ndagiye. Imana ibaha umugisha.